Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Amahoro bakundwa bene data, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Mana y'amahoro nibaha umugisha. Ndi Odette Kandama mu kiganiro Saveur Divine. Ndashima Imana ikitubeshejeho, ndumva nguwe neza mu mutima kuko ndamahoro. Ndashima Imana yabanye natwe, turi amahoro, nta gikuba cyacitse. Izina ryayo rihabwa icyubahiro. Fatikanya nanjye gushima Imana wowe unyumva, kubwo iminsi Imana ikigutije, ugambirire mu mutima uyibwire ngo Yesu, ubwo wandinze nanjye iminsi untije ntabwo nzayipfusha ubusa. Reka dufatikanye gusoma amagambo y'Imana yanditse mu rwandiko Paulo yandikiye Abagalatiya ibice 6. Turasoma duhereye ku murongo wa 7 tugeze ku wa 10. Handitswe ngo ntimuyobe, Imana ntinegurizwa izuru, kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. Ubibira umubiri we, muri uwo mubiri azasaruramo kubora, ariko ubibira umwuka, muri uwo mwuka azasaruramo ubugingo buhoraho. Twe gucogorera gukora neza, kuko igihe nigisohora tuzasarura nitutagwa isari. Nuko rero tugirire bose neza uko tubonye uburyo, ariko cyane cyane ab'inzu y'abizera. Imana ishimwe. Reka twongereho amagambo yanditswe mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka ibice 6 umurongo wa 38. Handitswe ngo mutange namwe muzahabwa, urugero rwiza rutsindagiye, rucugushije, rusesekaye, nirwo muzagererwa, kuko urugero mugereramo ari rwo muzagererwamo namwe. Imana ihabwa icyubahiro. Bakundwa bene data, muri kino cyumweru turi kuganira ku magambo avuga ngo ibyo umuntu abiba nibyo asarura. Yego, ibyo tubiba nibyo dusarura. Kubiba ni ugutera imbuto. Rero nta muntu wajya gusarura ahantu yabibye amasaka ngo agende yifuza gusaruramo ibijumba, ntabwo byashoboka. Imbuto wabibye mu murima, umusaruro uzategereza ni umusaruro uzaza uturutse nyine kuri izo mbuto. Izo mbuto ubibye nizo usarura. Imana ihabwa icyubahiro. Rero njyewe naritegereje, mbona mu buzima tubamo ibintu byose dukora ari nko kubiba, kuko icyo ukoze cyose kirakugarukira, cyaba kibi cyangwa ikiza. Rero dusomye amagambo y'Imana Paulo yandikiye Abagalatiya, arababwira ngo ntimuyobe. Intego y'amagambo turi kuvugaho muri iki cyumweru, nubwo nasomye imirongo myinshi, n'uyu murongo ubanza twatangiriyeho wa 7 uvuga ngo Imana ntabwo inegurizwa izuru. Twatinze kuri ako gace gahera karangiza uwo murongo, havuga ngo ibyo umuntu abiba nibyo asarura. Imana idufashe. Rero naritegereje mbona ibintu byose dukora ari nko kubiba. Ibyo dukora byose biratugarukira. Ubasha gukora neza, wakora neza ukabona umuntu ukoreye neza wenda ntayihaye agaciro cyangwa se ntayikwituye, ntacyo bitwaye. Ariko Imana ireba byose yiherereye, yabonye ibyo wakoze, yabonye ibyo wabibye. Kandi Bibiliya igitubwira ngo iyo ntabwo ikiranirwa ngo yibagirwe ibyo twabibye cyangwa yibagirwe ibyo twakoze. Imana ihabwa icyubahiro.
rero mwene data mukundwa, ndimo ndagukangurira, ndakwifuriza kubiba ibyiza, ukabiba ibyo gukiranuka, kandi ntubibibire mu mubiri kugira ngo utazasaruramo kubora. Uko mu mubiri abakunda iby'umubiri babibira mu mubiri bazasaruramo kubora. Mu mubiri nta cyiza gihari, ariko ababiba ibyo gukiranuka bakabibira mu mwuka bazasaruramo ubugingo buhoraho. Imana idufashe. Nubiba ibyiza uzasarura ibyiza. Nutanga amahoro cyangwa ukaba utera amahoro aho utuye, nawe amahoro azakugarukira. Birashoboka ko muri ako kanya utayabona, ariko mu buryo bumwe no mu bundi amahoro watanze, ibyiza watanze, ibyiza wabibye uzabisarura. Imana ihabwe icyubahiro. Imana igushoboze wowe nanjye tubashe kubiba ibyiza. Yesu yigeze abwira abigishwa be mu gihe arimo ababwira abahiriwe abari bo, ababwira mu bice 5 by'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo umurongo wa 7. Arababwira ngo hahirwa abanyambabazi kuko n'abari bo bazazigirirwa. Abagira imbabazi, ababiba imbabazi, n'abimbabazi zizabagarukaho. Imana idufashe. Ikindi nashakaga kukubwira nuko ibyo tubiba cyangwa dukora bibasha kugira umusaruro cyangwa se ingaruka tukiriho cyangwa se tutanagihari. Iyo ubibye ibibi usarura ibibi, kandi bishobora no kuzaza tutagihari, bikaza bigasanga cyangwa bigakurikirana abadukomokaho. Iyo tubibye ibibi burya tuba dusigiye n'abazadukomokaho ibibi, bashobora kuzasarura bya bibi twabibye. Imana idutabare kandi turengere. Uzi ko ijambo ry'Imana rivuga mu Migani ibice 22 umurongo w'8, haravuga ngo ubiba gukiranirwa azasarura ishyano. Imana ibiturinde mu izina rya Yesu. Umva uko umuhanuzi Obadiya we yanditse umurongo wa 15, kuko Obadiya ni igice kimwe, ni chapitire imwe gusa. Haranditswe ngo kuko umunsi w'Uwiteka uri hafi, uziye amahanga yose, uko wagenje ni kuzagenzwa, ibyo wagize bizagusubira ku mutwe. Imana idufashe. Ibyo wabibye niba ari bibi bizakugaruka bigusubire ku mutwe, niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Ndaguhendahenda nshuti yanjye ngo ubibe ibyiza kugira ngo uzasarure ibyiza. Ubiba amahoro uzasarura amahoro. Nshuti yanjye, nuriganya nawe uzariganywa, nubeshyera abandi nawe uzabeshyerwa. Ntabwo nkubeshya. Reka nguhe urugero muri Bibiliya. Muribuka umuntu witwa Yakobo yariganije mukuru we Esawu, amuriganya inshuro 2. Iyo usomye mu Itangiriro ibice 25 ubona uburyo yariganije mukuru we Esawu, akamuriganya umugabane cyangwa umurage we w'ubutware, akamwambura ubutware bwe bw'umwana w'imfura amushukishije ibishyimbo, arabumuriganya. Iyo usomye mu bice 27 usanga Yakobo agiriwe inama na nyina, yarongeye ariganya Esawu mukuru w'inshuro ya 2, none hamuriganya umugisha we. Iyo ukomeje ugasoma, ngambiriye kubabwira ngo icyo ubibye, icyo ukoze kirakugaruka. Nuriganya nawe uzariganywa. Iyo usomye mu bice 31 by'Itangiriro nyine ugasoma umurongo waho wa 41, murabizi yuko igihe cyageze Yakobo akaza guhungira kwa Labani, kwa nyirarume. Niba mwarasomye izo nkuru muzi ko nyirarume atamubereye nyirarume mwiza, nawe yaramuriganije. Icyambere yamuriganije umugore, umukobwa yakunze agiye kumushyingira, kuko bashyingiraga nijoro, amushyingira uwatasabye, abaramuriganije nawe. Iyo ukomeje gusoma rero ugasoma umurongo wa 41 w'icyo gice, 41 mu icyo gice cya 31, usoma uburyo Yakobo abisobanura, akavuga uburyo Labani yamuriganije, akamukorera imyaka myinshi, ngo kandi ibihembo bye bari baravuganye yabimuriganije inshuro 10. Bakundwa bene data, mwumve, Yakobo yariganije mukuru w'inshuro 2, ariko nyirarume amuriganya inshuro 10. Imana idufashe. Ibyo tubiba biratugarukira. Tubibe ibyiza kugira ngo tuzasarure ibyiza. Bakundwa bene data,
ibyo tubibye biratugarukira. Nitubiba ibyiza tuzasarura ibyiza, nitubiba ibibi tuzasarura ibibi. Imana igushoboze wowe nanjye kugira ngo tubibe ibyiza tuzasarura ibyiza, kandi n'abana bacu bazadukomokaho bazasarura ibyiza. Bakundwa bene data, ndagira ngo ndangize iki kiganiro tugiranye kivuga ko ibyo umuntu abiba ari byo asarura. Ndagisoza nguhendahenda kugira ngo ubibe byiza, kandi nubibe byiza ntubibe bikeya ahubwo ubibe byinshi, kuko Bibiliya itubwira ngo mu rwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 9:6 haravuga ngo ariko ndavuga ibi ngo ubiba ntazasarura bike, naho ubiba nyinshi azasarura byinshi. Bakundwa bene data, tubibe byiza kandi tubibe byinshi, ntitubibe bikeya kugira ngo tutazasarura bike natwe ahubwo tuzasarure byinshi. Bibi byiza kandi ubibe byinshi kugira ngo nawe uzasarure byinshi, kandi ntubibire mu mubiri kugira ngo utazasarura kubora, ahubwo bibire mu mwuka kugira ngo uzasarure ubugingo ubuhoraho. Haleluya. Ntucogore kubiba, ntucogore gukora neza uko ubonye uburyo, kandi niba bishoboka mu ruhande rwawe ugirire bose neza, ariko cyane cyane abo mu nzu y'abizera. Imana y'imbabazi nibaho umugisha, ibashoboze kubiba ibyiza kandi mu bibe byinshi kugira ngo namwe muzasarure ibyiza kandi byinshi. Muhabwe umugisha n'Imana mu izina rya Yesu.